Ngahindashyikirwa muri ya majwi meza zira makaraza twongera dutumire Mugisha Seruke asanga ababyeyi. Reka tumutura abataramye b'umuryango bongere bamwizihire cyane bitinde. Burya banga batigire bo twibwe ahubwo Taseruke rusatira n'inkubito umwe wimanye nka mu nkike z'umuryango inkomereze kamwirahira umugisha w'umuryango aseruke. Inaramana guigana rutirengageze tabaro mama niwengeri baremba dore yizi inyamibwa nyamamare kurugamba mama niwenga baremba ibiganza dushimire indashyikirwa mwakoze data mubyeyi Hakiza Mungu mu burenganzira ntabwo tubuze tube nk'abana batarezwe n'abakuru Mugisha twamuhamagaye nka muramu wacu ariko ntabwo tuza gutinyuka ngo tuze kumushyikiriza data mubyeyi Musoni ni mu mutera iteka umwana umushyikiriza bakuru Mugisha atera imbabazi aba babyeyi nabo baza kumwizihira nk'abakuru mubyeyi urakaza. Muvandimwe Pasiteri Musoni karame muvandimwe mu kanya wambaza kutari ko se ngo muhungu wawe mwagendanye ndavuga nti rero ntabwo turi hamwe ariko ndatuma mukuru we cyangwa se murumuna we amutumeho noneho amuzana hano mukwereke
ababureba bamwe ni barumuna be, abandi ni babyara be, abandi ni bakuru be, ariko biragoye kugira ngo abantu bose bareba bose ni bamugisha yego, ariko harimo umugisha nyirizina ubwe bwite. Yego. Mwiriwe yemwe ba muraho neza mugi ngwino hano sha wiriwe uteze ni gihe ugutumyeho muri iki gitaramo bagushakaga, ariko ndagira ngo ubanze usuhuze umuryango w'ababyeyi, basuhuze bose nk'uko tuzi. Mwongere mu mwakirize y'amashyi n'impundu cyane. Pastor Karame pastor. dore nguyu umugisha umuko wanyu. Naze niyigira hafi. Genda usuhuze bari ababyeyi bakuramutse. Mugi. Yesu ashimwe. Uraho cyane. Reka mbasabe twakire mugisha mu muryango. Mugi turakwakiriye. Tuguhaye ikaze guhera uyu munsi uri umwana mu muryango. Turakwakiriye. Reka musangize amagambo ugiye gukurikiraho akubwire aguhe n'umuntu umwanya n'ibyo uri bukore byose. Mwagize neza, mwakoze. Mugisha wa data uraho neza, uraho urakoma. Muze kunyemerera nigeze mbikomozaho mvuga ko ugenda utikandagira, ababyeyi bagukwereye kandi umuryango wazishimye. Ibyicaro bikwiriye umutware nkawe rero. Iteka mpora mbaza abakuru impamvu Bibiliya batayishyiramo amafoto, ariko ndagira ngo mbabwire ifoto imwe muyitahane, muyimenye kandi muyimenyere. Abatazi Dawidi wanesheje Goliyati nuko yasaga na Mugisha neza. Ijambo ry'Imana rivuga ko yari umusore mwiza wahoguje abakobwa imisoso myiza itagira ukwasa. Mugisha wa data, tera intambwe mu byicaro umuryango waguteguriye. Uraza gutera intambwe ugane ibyicaro byiza. Hanyuma barumuna banjye ntabwo tuza gutinda kuri protokole yabo, ariko icyiza mwese muraza mugane bumoso bwanjye. Abahungu beza, abapapa beza, nimuze tubereke ibyicaro twabateguriye. Yego. Twahisemo ko mwese mujye iburyo bwa Mugisha kugira ngo mutaza gutarama ukubiri cyangwa igitaramo mwarimo mukagicumbika kandi mutagisoje. Ndaza gusaba Mugisha iyo nkoni nziza itatse amabara meza y'u Rwanda ishyikiriza ibiganza bya mukuru wawe. Araza kugufasha iyo nkoni nziza, uzamura ibiganza mu muryango wacu mutaramukanyije, mwongere muramukanye mutyo. Uzamura ibiganza ababyeyi usanze, mwongere muramukanye, y'amashyi n'impundu byongere bisubire, tumwakire cyane. Umuryango se wanyu kwibagiwe ritararenga mwana wa mama, ongera uzamura ibiganza nawe wongere ubasuhuze cyane. Ngaho cakaboge muri ibyo byicaro rero, byicaro by'abatware bikwiriye maze umubyeyi Hakizamungu ndaza kukwinginga nk'umwana. Imbone z'amaso yanyu nizibahe, abonye abashyitsi b'Imena twari dutegereje. Kuko bisanzwe rero mu muco nyarwanda iyo tubonye abashyitsi turabishimira. Ntabwo tubishimira gusa, bikanagaragara mu maso, bigasesekara ku minwa, hanyuma tugahuza ibiganza tukabakira, reka tuhuze ibiganza twakira abashyitsi. Ikimenyetso ntabwo yabikemura pe, urekereza ko nta mashini wagezemo ubukaka bwose no gushobora byashize. Hari ubwo twazikura ariko kandi ntabwo tutagishimiye. Niyo muntu udakora uzi mu kubisabwa ati nawe wabaye bavuga ko byagenze rero ugize mu makosa ukabona bataje gutsinda nka corona. Ese no witwa tumutanga aho muhamari cyo twari yabigerayo nawe uvuga ko nacyo ingenzi kandi igihe icyo cyose abashyitsi baba bafitiye amatsiko.
ndabibabwira maze kugusaba ngo uhaguruke hanyuma twongere duhoberane igihe wazaga buriya ntabwo mu kinyarwanda babyita kuramukanya kuko ntitwahoberanye ngo twegeranye duhuze imisaya duhuze ibituza duhoberane amaboko ahure hanyuma wansigayemo rero burya ntabwo nakuramukije ngo nyurwe ngwino nguhobere urakoze cyane hobe hobe Yesu nashimwe Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbaza Hakizimana uraho neza turaho ni amahoro ese ni Hakizimana nangwa ni Hakizamungu Hakizamungu yora mu pasiteri yoro mu pasiteri nanjye nitwa Musoni Tarisisi pasiteri Imana igumugisha Imana igumugisha cyane ari byiza bihuye umva ko ari pasiteri kuri pasiteri muri amahoro turi amahoro suhuza aba bavandimwe Yesu ashimwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu muri aho mwese muri amahoro Imana yawe mugisha mwaje amahoro mwasize ayandi turabakiriye bashyitsi bahiri Hakizamungu urariko ni amahoro rwose twaje neza twaje neza yego imihanda myiza bashaka kukubwira ibintu bibiri twari tuzi ko muri buzi urakoze cyane urumva yuko ntabwo mwadutunguye ni byiza rwose ikindi cya kabiri uyu munsi twarawusengeye ni byiza rwose kugira ngo uyu munsi Imana imutugezeho amahoro kandi muzaza amahoro kuba twese turi kimwe dufite amashimwe rero kabisa turashimira Imana yabazanye amahoro Imana ishimwe cyane twaragambiriye twarasenze yego iyo Mana rero ituma bishoboka bigakunda twe turagambirira nk'abantu ariko imigambi ya mwene muntu igasozwa n'Uwiteka kubera iyo mpamvu reka impande zombi dukomere Imana amashyi menshi 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 tuyihe n'impundu nyinshi cyane tuyihe impundu Imana ikwiye impundu ikwiye guhimazwa Imana yabwa icyubahiro igituma bikunda igituma bishoboka imigambi myinshi itajya isohora iyo Imana yakoze ibyo twifuzaga ibyo twasengeye ibyo twari dufitiye amatsiko by'amaso yacu yarakumbuye bikwiye gushimwa ni muri urwo rwego rero reka tukwakire murakoze cyane tukuzimanire nakubwiye se ko twari tuzi ko muri buze uruhisho rwose ubwo twaraguhishiye rero nibyo rwose urukoma turukuyeho nonaho bararupfukuye ndabyumvise n'uruhisho rwiza nurusomaho nawe urumva kuko ari uruhisho nibyo rwose nawe urabyumva ibintu mwiteguye natwe tukabisengera mugasenga yego byose ni byiza yego batari mu Rwanda bumva mu musitari turagusogongereza gapo nta kuntu ariko kumuza ku ntege ko bitoroshye twarabaririje nk'abantu babakunda burya n'umukunzi arakubaririza cyane yego tumenya yuko iwanyu mu buki mujya mugira n'amazimano muzimana yego nta buki bw'ubururu mujya mugira yego reka kureba iki ndavuga ngo tugadukorera agashyashya tubahe rwose amazimano atandukanye meza buraryoshye cyane ariko banza ubwire abantu ko bwakuryoheye muhire shaje ibibazo babwiza ukuri mushimire Musoni ububuki buraryoshye cyane mwongere muhuze ibiganza cyane ama kandi kuri ukoze cyane indirimbo aba bana usubire mu byicaro nshaka kubwira ijambo rya kabiri nakubwiye rya mbere nuko twari tuzi ko muri buze tukaba twabahishiye tukabazimana ikindi cya kabiri karame uri umuvandimwe yego dusanganywe yego tuziranye yego muri uru rugo ntiwaje uyoboza icyifuzo cyawe ni itegeko muri uyu reka muryango ngushimire rwose urakoze kubera iyo mpamvu rero yego ntutegwe yego ntutsikire yego ntusarare yego tubahaye ikaze urakoze cyane Imana ibaha umugisha urakoze Imana iguhe umugisha urakoze cyane nimwongere muhuze ibiganza dushimira ababyeyi bacu